ngurugamba rugeze mu mahina warurwanya uruhereye mu mizi. What can I do to win your heart forever till the end of time together? Ne doute pas que je suis attaché. Nje nigereyeyo aho bibera umugani wa babantu nje nigereye aho bibera iwabo mu rugo kavukira. Okay, ihangane kuba muraborije. Dorcas nawe arabizi. Ni Dorcas. Ibintu biri clear nk'umunsi bakunda kuvuga ngo clear as day. Biba bigaragara byavugwa bitavugwa biramenyekana. Aha mutubona ni Musanze iwabo wa Vestine na Dorcas. Uyu nguyu ubari imbere ni Musaza wa Vestine na Dorcas. Ese nibyo koko uko babivuga nibyo? Reka tumwibarize tumenye amakuru meza kuko kuri Furaha TV iyo mwahageze nta kintu cyabisobwa, ibintu byose tubishyira ku murongo gatanu ku kandi. Bimeze bite Grafre? Ameze fresh nkuko yona. Amakuru bimeza cyane. Iyi ni Furaha TV. Furaha TV twagusuye, watubonye, twageze hano. Ese koko uri Musaza Vestine na Dorcas? Uwa Vestine na Dorcas. So ubona se? Twasanze uko turimo twinshi, uri mu bintu byinshi, dusanga uri mu bintu byinshi, ariko se iyo uri mu rugo uba wambaye iyi myenda imeze gutya. Ese Vestine na Dorcas baba bameze bate mu rugo uko bibona ngo Musaza? Mbashije ibibazo byinshi cyarimwe, ariko ndahera ku cyambiro ahereye humbaza ngo wansango nuko mura nambaye niki. Izi uko bibona nkuko ntago ari vibe zo mu rugo, ntago ariko mu rugo nsanzwe mbameze. So nko muramfatiranye Furaha TV rwose muramfatiranye, ariko arakanu umvaza arakanu uvuze nanjye ndatangara. Vibe zo mu rugo nawe reka mbanze nkubaze. Tuzi ko muri aba ino famille ari famille ikunda Imana, ikunda gusenga. Yego, byakujemo gute kugira ngo umenye slang zo mu muhanda ukavuga ati vibe zo mu rugo? Ubu nawe mu gitera story na bashiki bawe ukavuga ati ubu turi muri vibe zo mu rugo, bajya babijyanamo neza nkawe cyangwa se niweho wabyigumuyeho? none se uko byumva ntago Imana itubuza kumenya slang. Ibyo ni ibintu bisanzwe nyine, kujya hari abantu uba ufite mu buzima, kujya mubane nabo neza, kujya muhuze, bisaba ko hari ibintu nawe ugomba kubuza. Ibyo ntago bikwiye ko dukorera Imana. Ubundi ubusanzwe amazina witwa ngo iki? Amazina yanjye ni Mugabo Noah. Mugabo Noah. None se ari weho na Vestine cyangwa se na Dorcas umukuru ninde? Of course barankurikira. Bose baragukurikira. Ubibona cyane rwose. Ubu ubahavye ukavati ngiye ndi Grafre wanyu. Siko nabyita ni Grafre wa. Nta kubahavya, urumva tukiri abapeti nibwo wenda ibyo byaye byo gushondana byaga bibaho nkuko nahandi mubizi bijya bikunda kubaho. Ariko ngo tumaze kuba bakuru, turaganira tugahuza, cyaba ari nk'ibyo bagiye kwandika nkaba nabahereza na inspiration, cyane ko nanjye ndi umu artist njya nandika. Nawe uri umu artist ujya wandika? Ubu uzi kuririmba? Naribo waduhereza nk'imirongo yawe mu byo wanditse tukumva nimba ari imirongo y'indirimbo z'Imana cyangwa se ari imirongo y'indirimbo nyine zingize. Wakwaga akapera se kuzabo. Nari bira kibazo wagerageza nyine ukaturirimbira ku ndirimbo zabo za bashiki bawe. Ubu indirimbo ukunda cyane mu ndirimbo zabo ni iyihe? Indirimbo nkunda ndirimbo bahereyeho Nahawe Ijambo. Nahawe Ijambo. Waturirimbira nk'ahantu ukunda cyane twumva? Okay. Ngurugamba rugeze mu mahina warurwanya uruhereye mu mizi. Nyambi yabatukwe nako kaboro numva nzimo kabisa. Ako gako niko konyine. Ubundi kandi ni kuri Rofre ni iki? Kuri Rofre. None se ari indirimbo nshyashya yo baherutse gusohora muri iyi minsi yitwa ngo ikira? Ndirimbo baherutse gusohora muri iyi minsi nshyashya. Ndirimbo baherutse gusohora muri iyi minsi nshyashya. Urumva njyewe nari ndi mu ntuza mu bintu by'icya leta, nakoze 6 no mwaka. So urumva zishobora kwa zarasohotse rero ntagize, urumva ubu ngubu nibwo nari nkivayo twatashejo. So rero ntago nari nabasha kubikurikirana neza ngo mbashe kumenya niye. Ubundi se mu buzima gusa igitekerezo nari nzi bari bafite
hari iyo nasize n'ubundi bari barimo baratekerezaho bita ngo arakiza kereka niba ariyo yasohotse ndaza gukurikirana neza ndebe. Niyo ngiyo yasohotse. Ubu ntabwo we wari wayumva iri hanze iyo ndirimbo arakiza wigeze uyumvaho? Ntabwo ndayumva. Ntabwo wari wayumva. Ubu ngubu nta n'igitekerezo na gito ufiteho? Nta gitekerezo na gito nyifiteho. Naribi waturirimbira mu yindi ndirimbo, mu ndirimbo zabo uzi? Indirimbo yabo nzi kanumve banararebye nyinshi. Ariko ushobora kunegereje unegereje bari umuntu. Oya ntago mbanegereje kuko ugeranyije ibintu ngewe nyine just ni ukubahereza inspiration, ariko ubundi nje ntago nkora music ya gospel cyane. Ukora iyihe? Nkora ijyanye na R&B. So rero uramutse wombwiye uti kereka wenda umbwiye ati ririmba iyi ngiyi n'iki, nibwo nahita mwumva wenda ibyo ari byo kuko mba hari indirimbo bafite yitwa Sebayari, indirimbo ibyinitse neza cyane buryo n'abantu wenda na Mary wawe ashobora kuba ayishimira kuko ibyinitse, irimo n'amagambo yacu Sebayari sidagoni nibeshya, siyo ngiyo? Niyo ngiyo. Nawe ushobora kuba ufite ijwi rya hatari, ushobora kuba wabikora kabisa. None se ari indirimbo bavuga ngo papa papa bandikiwe na Niyo Bosco. Iriya ndirimbo iyo ntabwo uyikunda? Iriya ndirimbo nanjye nayigizemo uruhare. Wagizemo uruhare? Nayigizemo uruhare. Nayigizemo nubwo rutari runini. Just muri studio muri back uzamve hari ukuntu hari back ziri inyuma. Uzayumve neza. Ujya muri studio ukajya kuba bakingira nawe cyane nyine. Oya ngerayo nyine nkababwira ukuntu nyine bimeze, nkabumvira ukuntu bimeze n'iki, haba ari utwo ngomba kongeramo nyine nkaba natwongeramo. Uvuga ngo nose ubundi ubusanzwe sibyo wakoze iki icya leta mwatasheje? Twatashije ubundi umushomeri. Uri umushomeri urangije sina 6. Bantu mureba Furaha TV mwamurangira akazira akazi kose bakurangira wagakora. Yego kukira kitu kabisa, umva ibintu byose ubu umuntu yakora. Ubu ndashaka kugira ngo tukiri muri iki kiganiro abantu bose muhamagare muvuge ati uwo mupeti rwose naze tumuha akazi kuko murabona n'umushomeri avuye ku ishuri ejo. Rwose ndashaka kugira ngo mumurangira akazi kabisa. Noneho ubundi reka manze nkubaza, ubundi ukunda kurya iki kugira ngo n'abantu batureba bavuge ati uyu muntu turi kumwe akunda kurya iki? Harya amazina ni ngwiki? Amazina ni Mugabo Noah. Mugabo Noah, ukunda kurya iki? Ubusanzwe nkunda spaghetti cyane. Spaghetti. Ugakunda gukina iki? Nkunda gukina basket, nubwo uburyo ndeshya na basket bidapfa kumacinga. Ubuze gutera denki? Hoya nge ndi pivo. Tukiga segonderi ari ukuntu baserezaga nk'umuntu mugufi bakavuga ati utera denki mu icupa. Urabo nge ntago ndimo. Ubu weho ntago ujye ufata nka baro bakavuga ngo ujye gutera denki mu icupa. What can I do to win your heart forever till the end of time together? Ne doute pas que je suis attaché. Bagakomeza. Nakuretse ko n'imbere ya paniye ndiyaminiya da. Ubundi turetse nk'umukino wa basketball ukunda gukina iki icyo wisanzuramo n'abashiki bawe mugakinana ukavuga ati turishimye nyine turishimishije bya hatari? Umukino dukunda buriya Dorcas akunda amakarita cyane. Akunda amakarita? Akunda amakarita. Ari ukuntu wenda uba wakinnye n'umuntu amakarita bya bintu by'amakarita y'amaturufu nawe urayumva. Ari ibintu byayo n'umuntu afata seti none agafata bwana. Ubwo mu rugo iwanyu bajya babibemerera kubikina, noneho bira bintu biba harya babyita ngo iki iyo umuntu yafashe bwana undi agafata seti noneho oyambabarira noneho umera atazumva ikigari. Bakunzi ba Furaha TV mutubwire iyo umuntu afite bwana undi afite seti, noneho ufite bwana akora iki ko ufite seti? Muraza kutubwira, muraza kutwandikira muri comment. Ariko bisanzwe aba yamurongoye. None se ubwiye muri gukina bijya bibaho ko ubikorera umwe muri abo?
ariko nese ni umukino ariko ni umukino nyine ndabyumva none kurengera ni umukino wenda nka Mary yasanze muri gukina amakarita mbwiye ko Dorcas ari wikunda gukina amakarita yabikunda cyane iyo asanze muri gukina amakarita noneho hakabaho by default ugafata ikarita ya bwana agafata set yego simbizi noneho mugakina hakabaho ibyo bintu ntago ari njyewe bivuze bakunzi ba Furaha TV n'uyu nguyu yivugiye akaba ibyo bintu yatubwiye bigenda bitemera bifata gute ariko ni umukino nyine kuko nawe ahanini aba ari aho ngaho yamaze gutunganya utundi turimo twe ari gufana aba ari aho ngaho nyine abireba nyine cyane ko nyine nabo ni igihe bari muri pause nta kintu turi gukora cyane nibwo tugerageza tugakina uwo mukino so rero ntago nta kibazo yabigiraho cyane ko ibyo ngibyo tuyatuhita tuvuga ngo ndagize gutya wapi turakina nyine nka tsinda cyangwa se agatsinda akavati watsinze n'ubundi wangize bikaragira oya nta kindi cyane ko tuzi ngo nk'ibyamamare nyine iyo bigiye mu muhanda abantu bakunda kubishungera ubu ku ishuri bari babizi ko uri musaza Vestine na Dorcas yego ku ishuri byifashe gute watwereka ishusho yo ku ishuri bari ubuzima busanzwe bari nk'ibisanzwe ahubwo icyo abantu baba bibaza bavuga ati se musaza we nawe azi kuririmba nkabo n'iki ibintu nk'ibyo ngibyo none ahubwo batungurwa no kubona ngiye indirimbo zisanzwe z'ama R&B kuruta kuba naririmba gospel ase ukunze kutubwira ko ufite ukunda gukora indirimbo za R&B kurusha ukuntu wakora gospel ariko wanze kuturirimbira wowe wenda nka gake basi turirimbira indirimbo y'umuhanzi yakozwe kugira ngo twumve wenda wewe ko ubimerita neza yakozwe kuryo n'abakunze ba Furaha TV bashaka kureba bakaba bati uno mupeti rwose arabasha cyangwa se aragerageza okay hari indirimbo gusa muri ihanganijwe ntago rimeze neza hari indirimbo iherutse gusohoka ura element ndamwemera cyane n'umuproducer nemera hari indirimbo rero yakoze ibinkorera gusa ntago nyizi yose ntago ngo ndayifata waturirimbira mu bayita kashe bayita kashe kashe akaboro karimo me I don't like tattoo yet for you again put gukundwa nawe bifite isuku be I love it kuchi be but I have one question. What can I do to win your heart forever till the end of time together? Ne doute pas que je suis attaché. None se ari ikibazo mfite ngiye kukubaza nanjye ni ikibazo cy'amatsiko abakunze ba Furaha TV bagiye kubona twe turifuza kumenya ese iyo muri mu rugo rubiza abapeti mu rugo bakunda gushondana bakunda ibintu byo kugira donc urabibona nawe byo kugira byo kuzana amatiko ninde ushotorana ninde ugira uduhane mu rugo ari weho na Vestine na Dorcas bose w'amaso ntabaguha ukurikije ntago wigeze ureba interview zabo nje nigereyeyo aho bibera umugani w'aba bantu nje nigereye aho bibera iwabo mu rugo kavukira okay ihangane kuba muraborije Dorcas nawe arabizi ni Dorcas nabibona menya none aragufata mu ijosi kuko uvuze kagira amana nta kibazo ngirana nawe ntago agira amahane ubundi Vestine tubona ubwo ushatse kuvuga Vestine ubundi iyo umuntu amubonye abona ari umuntu utuje yego udakunda ibintu by'akavuyo ubundi mu rugo aba ameze ute duhereza ishusho yo mu rugo ukunda abameze Vestine nkuko n'ubundi umubona n'ubundi no mu rugo ni nyamwari ni nyamwari ntagakunda ikintu cya mbere nabonye ntagakunda umwanda abaharanira ko ahantu nyine ari hagomba kuba hasa neza ushatse kuraburiza Dorcas ko we akunda oya niwo byivugiye ibyo ngibyo niwo byivugiye ari nyamwari adakunda umwanda kandi uvuze ko we akunda isuku cyane Vestine Dorcas ubwo tumukuye ku isuku tuyikuye kuri Dorcas hari ukuntu Dorcas nawe agira isuku pe ariko nyine ntago bifokasingaho urabizi hari ukuntu mu rugo haba ari umwana usanga nyine iwana ahantu nyine atashaka n'agapapuro na gato katakayeho usanga nyine ahantu ari akagomba kuba ari perfect ngo ni Vestine rero none se ubundi Vestine na Dorcas umwe mu rugo akora iki akunda gukora iki watubwira wenda mu rugo urabize ari ukuntu tukiri abapeti ari nk'ukuntu umuntu avuga ati umunsi wose nyine ari ukuntu twajyaga bya bintu byo kwitanga
umwana afite nk'intebe akunda kwicaramo wenda nko kuri televiziyo ukavuga ati uno munsi nijye urafata telekomande. twebwe ari ukuntu twavugaga ati uno munsi nyine umwana akabyuka akavuga nkabyuka nka saa 10 nkavuga ngo telekomande nayikwitanze, intebe nayikwitanze ukabivugira rimwe. ubu namwe iwanyu bijya bibaho? Vestine ajya bikora cyangwa Dorcas iwanyu nyine nyereka ishusho? Okay, utuntu nk'utwo ngutwo ntabwo twabura, cyane cyane hagati ya Dorcas na murumuna we Kezi. murumuna we murumuna we Vestine we nagajya abyitambika, nagakunda kureba televiziyo cyane, kireka amakuru akunda amakuru nk'abasaza, akunda amakuru ya akunda showbiz ariko nyine akunda amakuru. ubu nawe ukunda kureba izihe filime? Wambwira filime mwarebanye mwese mugaseka filime twarebye ushobora kumva yuko ari ubwana ariko nta kintu ziba zitwaye. Twe dukunda kwirebera katuni. Iye katuni Tom and Jerry. Oya. Ni iye katuni mwarebanye mugaseka uwa batatu? Katuni twarebye tugaseka twese wa batatu. Twarebye nyinshi kuko nizo dukunda kureba. Katuni hashize igihe ariko niyihe hashize igihe katuni bita Pusi ni Buto. ubu se ninde wazanye igitekerezo cyo kuba ati tujye ku disque bana dufate filime ya katuni? Okay, nk'umuhungu mu rugo urabizi ibintu bya filime niwo ubishinzwe. ubu kubona filime z'amakatuni? Oya, katuni ni fresh. Katuni buriya ziba zirimo ubwenge, baziteguranye ubwenge, kuko njya gukunda katuni bwa mbere njye nawe yaga nkabona kugira ngo umuntu amukinishe koko nyine ari acting nk'umuntu kandi ari igipupe nyine ukabona zikoranye ubwenge. Nicyo kintu cyane mbere nzikundi. Muri bara babiri Vestine na Dorcas ninde ubona yabigizemo emotion yo kureba amakatuni? Ninde ubona ubikunda bya hatari? Vestine waranarira. Ararirarizwa na za katuni. Uso umuntu urizwa na katuni arebye filime nzima, ari amafilime ateye ama emotion nyine, arebye filime nzima nago yarira. Oya, asanzwe n'ubundi uzamuri akunda kugira ama emotion cyane, yagira ama emotion. Yagira ama emotion menshi, niyo mpamvu akunda no kurira. Kuko duka no muri BD duherutse kumukoreshereza ubushize. Iriya ugenda uri kuri YouTube urayibona, kuri nuza kuri channel ya Emilene. Wabonye ukuntu yari actinze. Asubundi kubundi mu ma interview badakunda kukugaragazamo cyane na musaza wabo, ushobora kuba badashaka ko nawe umenyekana cyane. Oya, nagaruka badashaka kumenyekana. Ni wewe wabyanze? No kuvuga ngo ama interview menshi bakunda gukora n'undi bari bijyanye na career yabo. Bari bijyanye na career yabo, niyo mpamvu rero ubona badakunda kungaragaza. Gusa kenshi bikorwa mpare. Uba wahibereye? Bikorwa mpara kenshi. Uburi aho bibera. Sinzi filime zanyu mwazanye ukuntu zimeze. Hano i Musanze ntabwo tuba tuzizi cyane. Ibyo tubona nyine ni ibyo ngibyo bisanzwe. Nawe wangosoye ngo vibe zo Musanze. Vibe urumva ndeka ndi umunyeshuri, kandi ko ndi umunyeshuri nigana n'abantu baturutse imihanda yose. Ubu se iyo Vestine na Dorcas bavuye ku ishuri cyangwa se nguko we watashye ejo uvuye gukora ikizamini cya leta, yego, wasanze bagukumbuye bingamite? Ninde ubugukumbuye cyane mu rugo? Baje kumfata. Ninde uba wabishegeye wabirwaniye? Umuntu wabirwaniye. Okay. Ni Vestine. Ni Vestine kuko Vestine buriya turahuza cyane. Turahuza abantu bakurikirana. Niko tuzi ko abantu bakurikirana bakunda gushondana bakarwana. Wowe ukurikirana Vestine, nta beef mujya mugirana? Nazo mwagiranye se? Nta beef twigeze tugirana. Nazo. Ubu muri perfect? Cyane uko we wamwihanganiraga cyangwa we akakwihangana? Tunye tutabura nk'abavandimwe gusa, iyo ngiyo ntago nyine navuga ko ari beef. Buriya iki bintu bitangira kuba beef iyo maze gukura nyine. Hari ibintu mukorerana ugasanga nyine ibyo byiswe beef, ariko buriya bapiti nta beef zabo. Kuko urasanga umuntu mwakoreye undi kosa ariko mu kanya babyita kwivumbura wenda. Na munsi mwarwanye wenda Dorcas akaza akabakiza, cyangwa se ukabona uruhande Dorcas abogamiyeho ngaje gukiza nka mukuru we cyangwa se aje kugukiza? Kuko turabibona yaragukubitaga. Shobora urumva bishoboka? Ntabwo twigeze turwana. Umuntu witonda vunira mwivi.
yaragukubitaga we. urimo urashaka kunserereza. Oya ntago twigeze turwana cyangwa se twarashondanaga. Twigeze gushondanaho gatoya ariko ndi kumva uri guhisha dupfuye ibijumba. Ninde wari uzanye iyo bifu? Twari dupfuye ibijumba, ni ukuvuga ngo twari tuvuye icyo gihe nyine, ni kera hashize igihe kinini. Twari tuvuye kwahira se uramenye ibyo ari byo ko mwe muri abanyamujyi. Kwahira ni gute? Kwahira ni ukuntu ufata ka kaboro ko bahiza ni agaki bakita nanjoro. Ukagenda ugafata ibyatsi nyine ukagenda ubikata nyine ukabishyira inka zikabirya. Rega nanjye ntago navukiye mu mujyi, no mu cyaro, ahubwo icyaro nashatse kuvuga. Okay, by the way nyine icyo gihe twari tuvuye kwahira bisanzwe, ewana dusanga n'ubundi mu rugo kwa kundi nyine baba batarahisha mu nkono nyine hasigayemo ibijumba bikeya. Icyo gihe dupfa ikijumba kimwe. Ninde wabitangije? Nyine twashakaga, ntago nashakaga gutunganya just nkanjye mukuru, urumva hari ukuntu umuntu mukuru ntari umuhungu aba niyumva, ntago nashaka ko tugabanya ngo tunganye. So icyo gihe ntiyabyihanganiye duhita dushondana, ariko ntago byamaze igihe. Ese ubundi ko twaje hano tukagusanga hano uri hano wenyine, abandi bagiye Vestine na Dorcas. Dorcas urumva yarangije icya leta ejo, nibwo yasoje ikizamini cya leta gisoza tronkom, umva aracyari muto. So rero nibwo bari bagiye, ubwo bahise bajya kumufata, ubu ngubu ari i Kigali. Vestine nawe yahise agenda, ariko nawe muri iyi minsi ndi gupanga kujyayo. Ubu bose bari i Kigali? Bose bari i Kigali. Ni wowe wasigaranye urugo? Ntabwo ari njye wasigaye ku rugo. dufite mushiki wacu mukuru. Ubu wari hehe? Okay, mushiki wacu mukuru se abari mu tundi turimo. Gusa yamenye ko twahageze. Nawe ni mu mutumira umunsi umwe ari mwaje kureba zaza, ariko uri ubu wehe i Kigali uzazamuka ryari? Cyatuzamukane tugende tuzamukanye Kigali. Oya ndacyari kubipanga. Ntabwo i Kigali ndashaka kubanza ukarya uyu mwaka ukikiza akawunga ko kwishuri. Nk'umuntu urangije kwiga ngomba kubanza ntisuganya. Tubyibuke kuri n'umushomeri twagusabiye akazi. Ndimo ndashaka ukuntu nyine hari vibe nshaka kugerana i Kigali, ku buryo kiniba ikaba ari n'akazi nyine ngatangirana neza tu. Bakunzi ba Fura TV, uno muhungu n'umushomeri murebe aracyagurirwa boxer ni wabo.